ndanezerewe cyane kubaha ikaze hano kuri Pure Gold Channel, kandi ikindi kinejeje ni ukubasuhuza mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Abashyitsi ba mbere badusuye hano kuri Pure Gold Channel nabo ndabakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu. N'abasanzwe dufatanya hano mumenyereye kuri Pure Gold Channel, mwese ndabamenyesha ko rwose mbakunda kandi mwese mbakiriye. Ndanabashuhuje mwese, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi mu gitondo cya kare naje kubyuka kare cyane kubera ko hari amasengesho akunze kubaho yatangiye vuba, amasengesho mfatanya n'abandi kuri Zoom. Iyo Zoom ni international. Nagira ngo ngutumire mwene data, biraterwa n'aho uri. Ni ukuvuga ngo ayo masengesho kuko ari internationale, nakubwira isaha yo mu Rwanda aba ari 12:00. Ayo masengesho atangira 12:00 ku isaha yo mu Rwanda. Biraterwa n'aho uri. Uri mu Bubiligi ni ukuvuga ngo wayatangira 11:00 za mu gitondo wibatuye. Uri mu Bwongereza wayatangira 10:00. Uri muri Amerika simbizi, biraterwa n'aho uri. Bene data bajye bayakurikira babyuka nka minuwi cyangwa 7:00 za mu gitondo. Ni amasengesho ya twibature. Turashaka gusenga amasengesho tuhuza abantu internationali bakajya baterana. Abumva ikinyarwanda bose ndetse n'abatumva ikinyarwanda baratumiwe nabo, kuko dufite abumva igifaransa, dufite abavuga icyongereza, hari n'abazavuga n'izindi ndimi, igifurama n'izindi, ku buryo umuntu wese atumiwe. Rwose ntabwo ari iby'idini runaka, umuntu wese wiyumvamo ko ari umukristo, ufite passion yo gusenga, ufite umutwaro wo gusenga no kwinginga ndetse no gusoma ijambo ry'Imana rifasha abandi, twese tugafatanya gutyo tugasengera iyi si. Uyu mubumbe w'isi nkunda kuwerekana. Yesu Kristo yapfiriye buri wese, kandi buri wese agomba kumenya agakiza. Aya masengesho dukora yatwibature ku rwego rw'isi, ni ukuvuga ngo nawe urimo. Turagira ngo umusanzu wawuzane, dufatanye n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaje gupfira iyi si. Ntabwo yaje gupfira idini runaka, ntabwo yaje gupfira umuntu runaka, igihugu runaka, ahubwo n'isi yose urimo. Rero mwene data, nshuti yacu, nshuti yanjye, nshuti ya Pure Gold Channel, nawe urimo, ndagutumiye. Nugira ikibazo ushaka ko ngukonegita, ndashyira nimero yanjye hasi y'iyi video, noneho uzanyandikire umbwire ngo ukonegite kuri WhatsApp yawe. Biroroshye cyane, uzahita winjira ako kanya. Ntabwo bigomba nomero runaka, ID runaka cyangwa ikindi kintu. Urakirika ugahita winjiramo, tuzakubona. Tuzakubona, kandi uba bishimishije cyane ko tuzajya tuhahurira dusabira isi, twungurana, dusenga, dusaba ububyutse. Imana ishimwe cyane. Iryo ryari itangazo nagira ngo mwese mbatangarize, kandi ryiza cyane. Dukomeze dusenge, dufatanye hano kuri Pure Gold Channel. Ngewe ubwanjye Jose, Imana iki kiganiro yakinshyize ku mutima. Nahamagawe nkimara gukizwa. Nakijwe nkiri umwana muto cyane, numva ko Imana impamagaye kuba umwinginzi, kuba umunyamasengesho, kuba umwevangeliste, kuba kwiza inkuru ya Yesu. Haleluya! Ntabwo ari inkuru mbi nkwiza inkuru nziza, inkuru nziza y'umwami Yesu ko yadupfiriye. Icyo ni cyo nahamagariwe, kandi numva binshimishije cyane. Nta kintu kinezeza nko gukorera Imana. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri Pure Gold Channel ni urubuga Imana yantegetse gukora. Ndabikora kandi biratungana. Ndagusabye kugira ngo unshyigikire mu masengesho, unshyigikire gukora subscribe, unshyigikire no guha abandi, dufatanye umurimo w'Imana. Aho uraho ushyigikiye cyane, nta mafaranga ngusaba, ariko ndagusaba ikirenza amafaranga, kunshyigikira mu buryo bw'amasengesho, kuko ibyo biraruta amafaranga. Kunsengera, kumfasha gusheringa, tukazana benshi kugakiza, ibyo birenza amafaranga cyane mwene data. Kandi ubu ibyo ari byiza cyane. Niwe uzi Yesu, urahita wifuza kumfasha, urahita wifuza kunshyigikira, urakora subscribe, urakora share, urakora like. Ibyo ngibyo biranyereka urukundo ukunda Imana. maze dufatanye twese tugira umutwaro hano kuri Pure Gold Channel. Ndababwira ko
dukora umurimo nkora umurimo w'Imana na bene data bajya baza hano tugafatanya. Nawe nuko ngwino karibu dufatanye, ohereza amavideo ndayagushyiriraho, dufatanye umurimo w'Imana hano kuri Pure Gold Channel. Ni channel y'abakristo, ntabwo ari channel y'ubucuruzi cyangwa se ikora ikindi kintu kibi. Itwamamaza inkuru nziza y'agakiza, tukarwanya n'ikintu kibi kinyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ni nziza cyane. Uyu munsi rero mu gitondo nkuko nabivugaga, muri twibature nagiyemo, nahigiye ibintu byinshi. Ndagira ngo mbigukundishe. Nasengewe, twasengeranije, twasengeraniye. Umwe yasengeye undi, twasabiranye, twasengeye isi, twasengeye abarwayi, twasengeye abatarakizwa, twasengeye benshi. Nahungukiye umunsi. Nawe ngwino mwene data, ndagukonegita rwose. We mbwira uti ndabishaka, ndahita gukonegita. Ijambo ry'Imana nahungukiye umunsi wa none ni ukumenya ko Yesu Kristo akiza. Ni umunsi wa none aracyakiza. Hari ijambo ryongeye kunkora ku mutima ryo kubona umudamu wagiye asanga Yesu. Igihe Yesu yari akiri hano mu isi, yarakizaga, agakiza abarwayi benshi, agakiza abarushye, abarembye, abarembejwe n'abadayimoni, abarembejwe n'indwara zitari zimwe, abana bato, abakobwa bato. Ababyeyi babo barabajyanaga bakabaheka, abatishoboye barembye bakabaheka, abashoboye kwicumbagiza bakagenda. Aha rero muwe Yesu yakijije. Uyu munsi nizeho harimo umubyeyi wari uruhijwe, wari umaze imyaka 12 ava amaraso, yaragowe, yararushye, amaraso ntiyakamaga, yari yaragowe rwose. Imyaka 12 imaze, ngo ibye byose n'imiryango ye barateranyaga amafaranga, bagateranya ibintu bafite bakamuvuza, ariko yaratarakira. Yari yarananiranye, indwara ye yari yarananiranye, nta muntu n'umwe wari warashoboye kumuvura. Ariko amaze guhura na Yesu, Yesu yaramuvuye. Haleluya! Ariko uwo mubyeyi nawe yagiye yizera. Hari ikintu uyu munsi wa none twize. Mwene data wayoboraga amasengesho nawe yitwa Jose, turitiranwa. Jose yatubwiraga ati uwo mudamu, uwo mubyeyi kuko yararuhijwe, yashyizemo ingufu, yakoze ikintu cyo gusunika, arisunika, aragenda agera kuri Yesu amukoraho. Uyu munsi wa none ngiye kwiga ko ikintu cyose tugomba gushyiramo imbaraga, tugahaguruka, umuntu akavunda, ugasunika. Uwo mudamu yari yiyemeje, navuga kurwana inkundura kugira ngo agere kuri Yesu. Icyo gihe Yesu yari akikijwe n'abantu benshi cyane, bari baje kugira ngo abakize. Abakize. Uwo mubyeyi aravuga ati hari abantu benshi umurundo, sinzi ko mugeraho, ariko arasunika, arisunika, arakomeza, arasesera, aragenda. Yari yabaye determined, yari yabaye determine, yari afite commitment. Yari avuga ati byanze bikunze ndagera kuri Yesu. Arisunika, arasunika, arakomeza, aragenda, arasesera, amugeraho. Aravuga ati byibuze ninkora no ku nshundura ze, ku nshundura z'imyenda ye, ku myenda ye, kukanyita, ndahita nkira. Yari afite kwizera, yumvaga ko n'imyenda ya Yesu nayikoraho ahita akira. Kandi ko byagenze. Mwene data, turabura kwizera. N'uyu munsi wa none Yesu aracyakiza. Yesu ariho, Yesu aracyariho, imbaraga ze ziracyakora. N'uyu munsi wa none aracyafite impuhwe, ariko arashaka ko nawe ugira icyo ukora. Duhaguruka, ayo masengesho yatwibature tukayajyamo, tukajya gusenga, tukinginga, maze Yesu akagira icyo akora. Imana ishimwe cyane. Imana ni igitangaza. Reka turebe hano ku murongo wa 32 n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 5, murongo wa 32 havuga ngo abararanganya mw'amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo ni Yesu. Yesu wa mubyeyi yamukozeho. Abararanganya mw'amaso agira ngo arebe umukozeho. Hari impamvu yumvise ko hari umukozeho, kuko uwo mubyeyi yari amaze imyaka 12 arwaye indwara ikomeye cyane. Yari yarananiye abaganga benshi. Kuko hari indwara ikomeye, Yesu yamenye ko uwo muntu akize, ko hari imbaraga zimuvuyemo
zivuye muri Yesu, kuko hari umuntu umukozeho imbaraga ze zisa nkaho zigabanuka, niko navuga. Hari icyakoretse ahita abimenya atari umuntu umukozeho, hari umuntu ukize yahise abimenya, kandi yari akikijwe n'abantu murundo bamukoragaho bari benshi. Ariko hari uburyo Yesu yumukozeho, haleluya, hari igikoretse arabimenya, nawe ubwawe ukabimenya. Uwo mugore nawe yarabimenye, Yesu Kristo arabimenya, aravuga ati abararanganya amaso bose agira ngo abone umukozeho. Yarabimenye, kuko yarabimenye ati harukize icyago cyari cyaramurembeje. Uwo mugore ahita atinya, yaravuze ati ninjye umukozeho. Yaramenye, aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Nawe ubwe yarabimenye. Uwo mubyeyi wari waragowe, wari umaze imyaka 12 ababazwa gutyo, ababazwa, yaravuze ati nige, ati noneho sinzi uko bigenda. Ahinda umushyitsi nawe, kuko yarazi bimubayeho, yahise abimenya. Amaraso yahise akama uwo mwanya, arahagarara. Imana ishimwe cyane. Iyo dukoze kuri Yesu, tumukozeho twizeye, uburwayi burahagarara, ibibazo dufite, agahinda, imibabaro, amarira, byose birashira, ukanezerwa, ukabimenya uti mpuye na Yesu. Yesu nawe akabimenya ati hari unkozeho, haleluya. Kuko igitangaza kiba gikoretse mu ijuru babimenye, Imana ibimenye, umwuka abimenye, Yesu Kristo abimenye, ati n'unkozeho. Ese ninde? Uyu mubyeyi nawe yahise ahinda umushyitsi, ati Yesu yamenye, ati nige, kuko yarazi ikimubayeho. Nuko araza wa mubyeyi ngo amwikubite imbere, amubwiza iby'ukuri byose. Aramubwira ati nige, ati nige, dewa ndakize, nari maze imyaka 12 mbabazwa, mfite iki kibazo, none cyakize. Haleluya. Yesu ni umunyambabazi, Yesu Kristo ni umunyampuhwe. Ntabwo yamubwiye ati unkozeho ubwiwe nande, ntabwo yamucyashye, ntabwo yamurebye nabi, ahubwo yaramubwiye ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyo cyago cyawe. Haleluya, haleluya. Reka duha amashyi Yesu Kristo. Yesu Kristo akwiye amashyi n'impundu, kuko ni umunyambabazi. Yaje hano mu isi kudukiza icyaha, kuko cyari kuturimbura, ndetse no kudukiriza n'imibiri, kuko uburwayi nabwo burakuzonga. Iki cyari icyago cy'umubyeyi, yari yararushye, baratanze ibye byose, n'umuryango we baragiye wenda mu baganga b'abapfumu bababeshya n'ibindi byose hirya no hino, barabamariye ibye byose, baramaze bamubeshya. Ubabaye ngo ntaho adapfunda imitwe, ariko yahuye n'umunyambabazi, aramuvura ku buntu. Haleluya. Kubw'urukundo, Yesu ni umunyarukundo, n'umunyampuhwe. Yamugiriye impuhwe, yaramubwiye ati gendere, ukize icyago cyawe, kwizera kwawe kuragukijije. Naho wagira kwizera gato cyane nk'akabuto ka sinapi, wakira, imisozi yakurwaho. Imana idufashe cyane. Ubu ndimo kwiga nanjye kwizera, natangiriye kuri 0, nasanze ntaho ndi. Imana yaramfashije, nanjye nagiye muri amasengesho bwa mbere yatwibatuye, niho umwuka yankoze ku mutima, aravuga ati Jose, burya ntabwo ufite kwizera. Niho natangiriye kongera kwizera from 0, gutangira kuri 0, kuko nasanze ntashyitse, narapimwe sanga sinshyitse. Ariko iyo wemeye guca bugufi, iyo wemeye intege nke zawe, Yesu Kristo arakuzamura. Umwami wanjye arimo kunzamura, agenda amfasha buri munsi, anyigisha kwizera. Imana ishimwe cyane. Iri niryo jambo nagira ngo dufatanye uyu munsi wa none. Imana ikomeze kugirire neza, ntuzacikwe mu masengesho yatwibature. Ndashyira hasi, nongera itangazo ndivuge, ndashyira hasi hano hasi iyi video nomero yanjye ya telefone ya WhatsApp, uzanyandikire umbwire nkoherereze link y'amasengesho internationali, nawe uze udufatanye twingingira abantu, nawe usengerwe, nawe uzakira, uzasubirizwa muri aya masengesho, kandi uzigamo byinshi. Imana iguha umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Mwari kumwe na Jose. Ntugacikwe na Pure Gold Channel. Bye bye. Yes, I worship your holy name.
wash in the pure holy